This is Family Table TV. Kongeye kubaha ikaze bakunzi ba Family Table TV. Ni uruganiriro rero mumaze kumenyera uru rubuga ko ariho ducocera ibibazo by'umuryango, ariko turajwe inshinga no kugira ngo ibibazo by'umuryango tubicoce, tubibonere igisubizo, abagize umuryango bose babashe kubaho neza bishimye, buri wese agirira akamaro undi. Mu kiganiro cy'uyu munsi nk'uko bisanzwe nta handi tugaruka, ni ku bagize umuryango, ni mu muryango tuba turi nta handi. Uyu munsi tugiye kureba ese abana bajya baganirizwa? Ese baganirizwa nandi? Ese baganirizwa iki? Ese baganirizwa gute? Ibyo byose ni ibibazo nibaza nawe ushobora kuba uri kwibaza. Ntabwo rero muri iki kiganiro ndi jyenyine, nababwiye ko nzajya mbashakira inararibonye kugira ngo zibashe kudusobanurira no kudutaturira ibyo bibazo ndetse biganisha cyane cyane ku bisubizo. Ndi kumwe rero na Madamu Pauline Mukakinyana, akaba ari afite ubunararibonye mu birebana n'uburere ndetse n'uburezi buboneye mu birebana n'abana. Mu birebana n'abana. Pauline rero tuguhaye ikaze. Amakuru yawe? Amakuru meza Christine. Murakoze cyane kumpa ikaze muri iki kiganiro. Yego, twagira ngo dutangire rero Pauline utubwire, ese abana baraganirizwa? Murakoze cyane. Reka mbanze suhuze ababyeyi bankurikiye. Mwiriwe neza? Mu by'ukuri reka nsubize ikibazo Christine ambajije. Ntabwo ari ababyeyi gusa bagukurikiye, ubu hari abasore, hari inkumi, ejo zizaba ababyeyi bejo, cyangwa se abana bamaze gukura bafite bene nyina, bafite barumuna babo bakiri batoya. Murakoze cyane. Yarambajije ikibazo kigira kiti, ese abana baraganirizwa? Nibyo koko, abana baraganirizwa kandi baganirizwa igihe cyose, ndetse baganirizwa kuva bagisamwa. Ubu waba wibaza ngo umwana uri mu nda kuva bagisamwa, ni ukuvuga umwana ukiri mu nda, ese umwana uri mu nda aganirizwa ati? Ni ukuvuga ngo umwana uri mu nda araganirizwa nk'uko natwe tuganirizwa, by'umwihariko ku bikorwa byose turimo dukora, tuba turi kumwe nawe, ni ngombwa ko tumuganiriza. Reka nguhe nk'urugero. Yego. Ngiye mu isoko kugura imyenda y'umwana ntwite, ni byiza ko mbanza nkamutegura nkamubwira nti, mwana wanjye rero ubu ngiye mu isoko kugurira imyenda, ndakugurira igisarubeti, ndakugurira ikigoma. Umwana ahita abyumva. Yego. Ndetse n'igihe tugiye mu birori nkamubwira ngo mwana wanjye rero uzi kwitwara neza mu birori. Umwana uri mu nda araganirizwa, ndetse umwana uri mu nda araririmbirwa, ukicara ukamuririmbira akaririmbo keza, ndetse n'ikimenyimenyi ahita akina mu nda kugira ngo akwereke ko yabyumvise. Ni byiza rero ko ababyeyi batwite baganiriza abana bari mu nda kugira ngo babashe gukura neza. Urakoze cyane. Reka rero tuve ku bana, kuri uwo mwana uri mu nda. Muri iki kiganiro turashaka gufokasinga se cyangwa kureba by'umwihariko wa mwana watangiye kuvuga, wa mwana uri hagati y'imyaka 2 n'6. Baganirizwa nande? Ndetse unatubwire ese baganirizwa iki? Urakoze cyane. Abo bana rero bari urumva ko bari mu kigero cyo gutangira kumenya kuvuga. Yego. Buriya abo bana baganirizwa birumvikana na buri wese mu bagize umuryango, ariko buriya ni inshingano y'uko ababyeyi bombi baganiriza abo bana. Yego. Abo bana rero uburyo baganirizwa ibintu binyuranye. Ngira ngo hari abagabo badukurikiye muri iki kiganiro babyumve neza. Burya ntabwo kuganiriza abana cyangwa se n'uburere bw'abana muri rusange ntabwo bireba gusa umubyeyi umwe, wa mubyeyi w'umugore, oya. Namwe mwumvise yuko Pauline ababwiye ati ababyeyi mwese mufite uruhare mu kuganiriza abana. Yego. Yego, nibyo koko ababyeyi bagomba kuganiriza abana, kubera yuko murabizi ko ababyeyi ni abantu bakomeye imbere y'abana. Ikizabikwereka, umwana yicara akakubwira ngo ndakurega kuri papa, ndakurega kuri mama, ni ikigaragara ko abana biyumvamo ababyeyi, bumva ko ari abantu bakomeye. Akaba ari nayo mpamvu n'ubu bafite inshingano zo
zo kubaganiriza kubagira ngo babayobore mu nzira nziza. Ababyeyi uti bafite inshingano zo guha abana amakuru kuko ari abantu bakomeye imbere y'abana, abana bibonamo. Nanone umuntu ashobora kwibaza ati ese umwana nzamuganiriza iki? Umwana w'imyaka 2 nzamuganiriza iki? Umwana w'imyaka 3 nzamuganiriza iki? Uwine wese, uwitani wese, uwitandatu wese, abo kwabo baba bakiri abana badatekereza, niko twibwira ababyeyi benshi. Umuntu abaganiriza iki? Watubwira zimwe wenda mu ngingo ababyeyi bashobora kuganiriza abana? Murakoze cyane. Abana rero buriya uko tubarera nubwo ari abana ariko barumva. Murabizi ko batubaza rimwe na rimwe n'ibibazo tutabasha gusubiza. Ni ikigaragara ko batekereza. Aba bana rero baganirizwa ku bintu byose, ariko uburyo babiganirizamo bijyana n'ikigero cyabo. Reka wenda dufate ku ngingo zimwe na zimwe dushobora kuganiriza abana. Yego. Urabona ko bari abana bari mu kigero cyo gutangira kumenya kuvuga. Yego. Nibura amakuru ya mbere bagombye kubanza guhabwa ni amakuru ajyanye nabo. Yego. Mu makuru ajyanye nabo rero reka mbaho urugero. Umwana akeneye kumenya izina rye, akeneye kumenya izina ry'abantu bo mu rugo iwabo. Mukuru we yitwa nde, murumuna we yitwa nde, papa yitwa nde, mama yitwa nde. Ibyo bana bakeneye kubimenya. Cyane ko usanga no mu muryango akenshi dukunda kubita ngo ba bebe. Oya, dukeneye kubaha amakuru aberekeyeho. Umwana akamenya kuvuga izina rye kuko ibyo bimufasha kwimenya, kandi ndetse ni n'uburinzi kuri we. Umwana agize atya akagucika akaba yabura, cyangwa se ariko iyo azi amazina ye n'ay'ababyeyi be n'abavandimwe be bimworohera cyane kuboneka. Yego. Ikindi iyo bigiye hejuru nko ku myaka 5, dore turi mu iterambere, ugerageza no kumubwira nimero za telefone. Yego. Buriya bafata nka gasuku, nazo barazifata. Ayo makuru rero barayakeneye. Yego. Uravuze uti bari abana bafata nka gasuku. Ngira ngo nanone ahangaha wanabibutsa, wakwibutsa badukurikiye impamvu bari abana bo muri iriya myaka bafata mu buryo bwihuse cyane ku buryo icyo babwiye batakibagirwa. Bari abana rero kuri iriya myaka yabo turabizi ko ubwonko bwabo buba reka mbyite, tukunda gukoresha imvugo ngo bukiri fresh, bukiri vierge, nta bintu byinshi biba byakagiyemo. Ni ukuvuga nta bintu biba byakagiye mu bwonko bwabo, ntibaratangira gutekereza kugura umunyu, kugura amavuta. Ni ukuvuga ngo ubwonko bwabo bumeze, urabona iponje wishyize mu mazi. Eponje ahangaha reka tuvuge nka matera, nk'agace ka matera ugaciye ukagashyira mu mazi, gahita kanywa amazi yose. Nabo rero ibintu byabo byose babifata mu buryo bworoshye kandi bwihuse, kandi ibyo bintu bafashe ntabwo babyibagirwa. Yego. N'ikimenyimenyi, ubu nkubajije ngo ni iki wibuka, wambwira ikintu wibuka mu bwana bwawe. Yego. Kuruta icyo wambwira icyo wabonye vuba. Abana bafite ubushobozi bwo gufata ibintu byinshi icyarimwe kandi mu gihe gito. Niyo mpamvu rero dukeneye kubaganiriza kugira ngo tubayobore inzira bakwiriye kunyuramo. Urakoze cyane. Umaze kutubwira, mu byo umaze kutubwira utubwiye yuko amakuru cyangwa ikiganiro cya mbere ushobora gutangira kuganiriza umwana uri muri icyo kigero ku myaka 2 n'itandatu. Uravuze uti abana bagomba kwimenya, bakamenya abantu bari mu rugo, bakamenya izina rya papa, izina rya mama, izina ya ba barumuna be cyangwa basaza be, bakamenya n'amazina niba hari abafite abakozi babafasha mu rugo, nabo bose bakamenya amazina yabo, ndetse na babandi baba baraje batuye muri urwo rugo. Kuko uhise unyibutsa, mperutse kubona umwana mutoya, ngira ngo yari afite nk'imyaka 4, bari kumurangisha, ariko yabashije kuboneka. Ngira ngo ni itangazo ryanyuze ku mbuga, ku ma WhatsApp, ku magroupe y'abantu benshi. Umwana yashoboye kuboneka kuko yashoboye kuvuga izina rya papa na mama, yewe ndetse n'aho batuye. Yego. Nuko rero tubwiye icyo ngicyo cyo kwimenya no kumenya abagize urugo ndetse wenda n'aho batuye. Twagira ngo mutubwire ibindi bintu ababyeyi bashobora kuganira
n'abana babo, izindi ngingo ababyeyi bashobora kuganira n'abana babo. Buriya rero mu zindi ngingo ababyeyi bashobora kuganira n'abana babo harimo ikijyanye n'imyitwarire myiza. Yego. Murabizi ko abana bo muri kiriya kigero kubera ko bataragasobanukirwa ibintu byinshi, rimwe rimwe yagira imyitwarire mibi batabizi. Reka wenda ntanga urugero rumwe, kampere iwacu mu rugo ku meza. Yego. Igihe abana bari ku meza ni umwanya rwose w'ababyeyi kuganiriza abana ku kijyanye n'imyitwarire myiza ku meza. Ndatanga urugero, hari igihe usanga umwana arimo kuvuga akavuga afite ibiryo mu kanwa, ni umwanya wo kumubwira uti ntabwo ari byiza kuvugana ibiryo mu kanwa, ntabwo ari byiza kurya uhagaze hejuru y'abantu, ugomba kwicara ugatuza ukarya, cyangwa kurya yasamye. Ni undi mwanya kandi nanone wo kwicara ukanigisha n'ibindi bintu byo mu buzima busanzwe. Urugero, ariyaruriye ibiryo ukamubwira uti umuntu ntabwo yiyarurira ngo yiyarurire ikirundo, ahubwo yarura ibiryo bikeya akabirya akabimara, yakumva adahaze akiyongera. Kandi umuntu yiyarura ibiryo abasha kumara, kugira ngo tubigishe no gucunga umutungo, tubigishe no kwirinda gusesagura. Ibiryo bisigaye barabibika. Ubwo ni urugero rw'imyitwarire myiza ijyanye no ku meza. Yego. Hari imyitwarire nanone myiza bitewe n'ahantu abantu baherereye. Reka dutange nk'urugero, mu rugo haje abashyitsi. Murabizi hari igihe ujya nko mu rugo rw'ahantu ugasanga abashyitsi baraje, abana ntibashaka kubasuhuza. Tuha amakuru abana mbere y'uko bagomba gusuhuza abantu bakuru, bagasuhuza abashyitsi, bakumva ko hari abashyitsi bahari, atari umwanya wo gukora ibyo bishakiye. Ndatanga nk'urugero, hari igihe usanga umwana aje akambura umushyitsi telefone akajya mu isakoshi ye. Yego. Ubwo rero amakuru iyo abana bayahawe mbere bagira imyitwarire myiza igihe hari abashyitsi. Yego. Katurebe nanone mu rugo iwacu dufite abakozi. Buriya umukozi adufasha mu buzima bwa buri munsi. Umukozi ni uwo kubahwa, abana bagomba gutozwa kubaha umukozi, ntibamusuzugure igihe abatumye, igihe yakoropye umwana agomba gutozwa ko cyangwa se kuganirizwa ko atagomba kwanduza aho umukozi yakoropye, ko nawe biramuvuna, bakabubaha ko badufitiye runini. Yego. Ibyo ni ingenzi cyane. Yego. Mu myitwarire rero ntabwo twakwibagirwa no mu rusengero. Hari igihe ujya mu rusengero abana bagiye gusenga ugasanga bariruka mu rusengero, akamenya ko agomba kugira imyitwarire myiza bitewe n'ahantu aherereye. Yego. Urakoze cyane. Ibi binyibukije nanone imyitwarire irebana no gutoza abana gufasha abantu bababaye, abantu baciye bugufi. Muri iki gihe mu mabisi, abantu iyo bateze za bisi, umukecuru arinjira ugasanga umwana mutoya ntashoboye guhagurukira umuntu ukuze, ntashobora guhagurukira umuntu utwite, ntashobora guhagurukira umuntu urwaye. Ngira ngo ibyo nabyo ni ibiganiro abana batozwa bakiri bato. Guhura n'umukecuru, n'umuntu ukuze, n'umuntu ufite imitwaro wenda udafite intege, abana bagatozwa kare, bakaganirizwa kare gufasha abandi bantu bababaye cyangwa se babikeneye. Urakoze cyane. Ntitwibagirwe n'uko hari igihe umuntu aba arwaye. Yego. Igihe ugiye gusura umurwayi, birumvikana nk'indwara itanduza, bagombye kujyana n'umwana ukamwereka ko gusura abarwayi ari ingenzi. Yego. Ukabahumuriza, niba ari icyo umushyiriye akamenya ko nawe agomba gufasha abarwayi. Muri iyo myitwarire myiza rero harimo gufasha abandi, kugaburira abashonje. Hari igihe ashobora kuba afite ibiryo, hari umwana azenda w'umuturanyi utariye, akaza amusanga ntiyumve ko agomba kumwima, agomba kumuha. Iyo yose nibigize imyitwarire myiza. Yego. Urakoze cyane. Ukimara rero kugera kuri uru rubuga, ukimara kwinjira ahangaha, niba utarigeze ukora subscribe, uyu ni umwanya mwiza wo kuyikora, ikiganiro ukagisangiza n'abandi, ndetse ukanatwereka yuko hari iki kiganiro cyakumariye. Muri comment naho ukadusigira ibitekerezo cyangwa se ibindi biganiro wifuza yuko tuzaganiraho muri iki kiganiro. This is Family Table TV. Ingingo ni nyinshi ababyeyi baganirizaho abana. Hari ibijyanye no kwitaho.
ni byiza ko ababyeyi dutoza abana hakiri kare, tugatoza abana kwiyitaho no kwikunda reka, kuko umwana utabasha kumenya kwikunda ntabwo abasha gukunda abandi. Kwikunda ahangaha ni iki? Iyo tuvuze kwikunda hari abantu benshi babyumva mu rwego rw'wenda rw'ubugugu. Oya, iyo tuvuze kwikunda ni ukumenya kwiyitaho. Reka dufate urugero rworoshye, hari kwiyitaho ukigirira isuku. Iyo wigirira isuku burya uba wikunda. Yego. Ugatoza abana koza amenyo nibura mu gitondo babyutse, nyuma yo kurya, by'umwihariko mbere yo kuryama. Ubwo bariyitaho kuko baririnda indwara. Yego. Hari gutoza abana igihe tutari kumwe nabo ko batagomba kuvugana n'umuntu batazi. Ibyo rero bihera ryari? Umwana kuvugana n'abantu atazi, havugana n'abantu atazi bakamutwara cyangwa se bakamufata ifoto runaka. Gutoza abana kwitaho. Mu gutoza abana kwitaho rero harimo no kubatega amatwi, tukabumva, tukabasaba kuvuga ibyababayeho, kuvuga uko biyumva, kuvuga ko bababaye, tukamenya icyabababaje. Iyo tubateze amatwi tumenya icyabababaje, tukamenya n'uburyo tubafasha. Hadutse n'ikintu cyo guhohotera abana. Iyo umwana umuhaye urubuga ukamutega amatwi akubwira umuntu wamukozeho, bityo umuganiriza umubwira yuko nta muntu wemerewe kumukoraho uretse nyina cyangwa undi muntu, cyangwa se kumufata mu bindi bice by'umubiri. Ni ngombwa ko ubimubwira ariko bijyanye n'ikigero cye. Yego. Yego. Kwitaho harimo no kwirinda impanuka. Urabizi ko abana bakunda kugwa, Christine. Yego. Nawe uri umwana waraguye. Nta mwana utaraguye. Urugero, igihe arimo gukina akamenya ko agomba kugenzura ahantu akinira, niba hatari icyobo cyangwa se niba hatari amacupa, bishobora kumwangiza. Ibintu byose bishobora kumwangiza. Ibyo birimo kwitaho no kwikunda. Yego. Kwambara imyenda imeshe, akaba smart. Iyo ubaye wambaye imyenda imeshe ugaragara neza. Ibyo bijyanye no kwitaho. Yego. Harimo no kurya, mbere yo kurya akabanza gukaraba intoki. Yego. Iyo akarabye intoki aba yitayeho, yirinda indwara. Yo no kwikunda nyine. Yego. Ubwo urumva twahisemo iz'ingenzi byo kuganiriza abana ni byinshi. Twaganiriza abana ku bijyanye no kumenya amakuru ku bintu bibakikije cyangwa se babona buri munsi. Aha ni ukuvuga iki? Aha ni ukuvuga yuko murabizi ko abana bato bagira amatsiko. Yego. Batubaza buri kantu kose, buri kantu kose, buri kantu kose. Gerageza kumuha amakuru yuzuye. Hari igihe abana bavuga bati aya mata tunywa ava hehe? Bamwe ugasanga bazi ngo amata ava ku igare, ntamenye aho amata aturuka nyirizina. Yego. Kandi nanone muri uko kumuganiriza twabonye yuko icyo ibiganiro by'abana bidategurwa. Wowe fata akanya igihe uri kumwe n'umwana. Tufate urugero, mu gikoni uratetse, mubwira uti izi ni inyanya, nzanira inyanya ebyiri. Urumva urimo ari kubumenye kandi arimo aragira amakuru ku bintu bimukikije. Sibyo? Yego. Niba ugiye gutera imboga, jyana nawe ubwira uti izi mboga turya rero barazitera, tugiye kuzitera, ufatanye nayo gutera izo mboga. Yego. Umubwira uti kandi noneho ufite inshingano yo kujya uzuhira. Yego. Icyo gihe tuba turimo tumutoza n'inshingano, kandi aba arimo ahabwa amakuru ku bintu byose afitiye amatsiko akeneye kumenya. Ibyo abana barabikeneye cyane. Yego. Mu by'ukuri kuri iyo ngingo umuntu yavuga ibintu byinshi, kuko nk'ibyo dutunze mu nzu ushaka kumubwira iki gikombe n'ibara ry'umutuku. Yego. Yego, akamenya ibara ry'icyo gikombe. Ushobora kuba urimo gusasa ukamubwira uti ngwino dusase. Yego. Mugafatanya gusasa. Noneho turamutoza n'inshingano yo gusasa. Ayo makuru rero abana barayakeneye, dukeneye kuyabaha kandi natwe tugafatanya nabo. Yego. Iyindi ngingo numva twaganira ababyeyi baganiriza abana ni ingingo nayo y'ingenzi cyane, ingingo ijyanye no gufatanya n'abana gupanga gahunda. Twese tugira gahunda murabizi. Yego. Urugero, ushobora gupanga gahunda y'umunsi, gahunda y'icyumweru, kandi twirinda gutunguza abana gahunda. Urugero, ukabwira uti uyu munsi ni ku cyumweru, ejo ni ku wa mbere. Ku wa mbere murabizi iyo twatangiye ishuri bigenda bite. Ugomba kujya umwanya wo kubaza ibibazo kugira ngo nabo bagire
inyunganizi batanga ni ugukaraba tukajya ku ishuri tukavayo tukarya, twamara kurya tukaryama tugakora umukoro. Mvuze tutapanganye gahunda, yego ibyo iyo mwapanganye gahunda bibafasha nabo kubishyira mu bikorwa no kuzubahiriza. Harimo nanone no kubabwira gahunda zacu. Ndabizi iki kintu ababyeyi benshi ntabwo tukitaho cyane. Ni byiza ko tubwira abana gahunda kugira ngo tuba tuzi kugira gahunda. Urugero, ufite gahunda yo kuzajya gusura umuntu mu cyumweru gitaha kandi wenda uzagaruka, mubwire ko ufite gahunda yo kuzagenda kandi umubwire nuko azitwara igihe utazaba uhari. Icyo gihe ushobora kubimubwira ukanamubaza utese nimba ntanahari uzabigenza gute, uzitwara gute. Ushobora kuba ufite wenda inama itunguranye, inama uzakora muri weekend cyangwa se iragutunguye, mubwira uti rero uyu munsi twaribwiriranwe ariko ntuba ufite gahunda, ngize inama intunguye. Ayo makuru bayamenyeshwe, amakuru barayakeneye, dukeneye gupangana nabo gahunda. Twirinde gutunguza abana gahunda, bibafasha nabo kugira gahunda, bagatangira gutozwa kugira gahunda mu buzima bwabo. Uvuze ikintu gikomeye rero cyo gutoza abana gahunda no kutabatunguza za gahunda z'abantu bakuru zacu, z'abantu bakuru. Hari igihe umugabo ashobora kuvuga ati ngiye muri misiyo, wenda ngiye mu butumwa bw'akazi hagati mu gihugu se cyangwa no hanze. Rimwe na rimwe ugasanga umwana abimenye uwo munsi papa ari bugende, cyangwa se niba papa cyangwa se mama umwe muri bo afite ubutumwa bw'akazi cyangwa n'ahandi yagiye gusura umuntu, yagiye kurwaza umuntu, muri za gahunda zituma ushobora kutirirwa mu rugo se cyangwa ukanarara, ugasanga rimwe na rimwe abana ntibabimenye. Byanze bikunze Pauline, ngira ngo ibyo bintu byazabagiraho ingaruka, hamwe umwana n'ubundi nawe agira gutya akagenda, kubera yuko akagenda atagize uwo amenyesha, kuko nawe ntawigezemo uwo muco mwiza, ntawigeze awumutoza. Yego mwakoze. Dusoza ikiganiro cyacu twagira ngo utubwire muri rusange izo ngingo zose zigera kuri 5 utubwiye mu by'ukuri zubaka iki mu mwana. Urakoze cyane. Izi ngingo zubaka ikintu gikomeye mu mwana. Urumva twabonye ibintu bitandukanye. Twabonye kwimenya, umwana akamenya abagize umuryango, tubona imibereho myiza, tubona gupangana gahunda n'umwana. Ibyo byose twabonye, ikintu bifasha umwana ni iki? Bifasha umwana gukura mu buryo butandukanye. Twabonye ko abana bakura mu buryo butandukanye. Tubatoza kuba abagabo b'ejo hazaza n'abagore beza b'ejo hazaza. Yego. Bibafasha gutekereza, kubasha gutekereza icyo bagiye gukora, akabanza gutekereza, bakamenya icyiza n'ikibi. Ikindi bibafasha no kubasha gutegura ubuzima bwabo bwa buri munsi. Reka dufate urugero, niba nka kumwe twabonye, niba umutoje kutangiza ibiryo, turimo turamutoza gucunga umutungo. Yego. Niba tumutoje kubana neza n'abandi, turamutoza kuzabana neza n'abandi ejo hazaza. Niba igihe turimo tuganira, turamutoza kuganira. Niba tumutoza kugira gahunda, uwo mwana ejo hazaza azamenya kugira gahunda, ntazakorera mu kajagari. Buriya rero kuganiriza abana ni ingenzi cyane, kuko bituma tumutegura kuzagira ubuzima bwiza bw'ejo hazaza, akaba umugabo mwiza w'ejo hazaza, umugabo w'ejo heza hazaza ubereye u Rwanda. Mu kuganiriza abana, muraza kwibaza muti tuzabaganiriza ryari ko tutagira igihe? Mubyeyi, muntu udukurikiye, witegura kuzashaka, ni ukuvuga muri ka kanya gato reka tugahe abana, ntitugapfusha ubusa ngo tube turi kuri WhatsApp, tugapfusha ubusa ngo aho turi niba dutetse ntitube turi kumwe n'umwana. Uno umwanya mwiza wo kuganira. Ariko aka kanya umubyeyi udukurikira aravuga ati se shuguri, nzagira umwanya wo kubaganiriza, ngire n'umwanya wo kujya kubashakira ibyo kurya, za minerivare n'ibindi byose abana bakenera, uwo mwanya uzava hehe? Birumvikana ko bitewe n'imibereho iriho muri iki gihe, buri mubyeyi aravuga ati nta mwanya dufite ibintu byinshi.
ariko turagira ngo muri uwo mwanya dufite hajyemo n'umwanya wo kuganiriza abana bacu, kuko izo gahunda turimo n'izo shuguri turimo nizo dushakira abana bacu. Yego. Ubwo rero muri uwo mwanya w'ibyo byose twagombye gushyiramo n'umwanya wo kuganiriza abana bacu. Uwo mwanya rwose tukawushaka. Ariko mu kintu mbasaba cyane, ndabasaba gutega amatwi abana. Ababyeyi rwose dutega amatwi abana tubumve. Hari ukuntu abana baza kutuganiriza ngo ndirushye, ngo ndinaniriwe, ngo genda ngo uzambwire ejo. Agenda ababaye, utumvise n'ikibazo afite kandi wenda cyari gikomeye. Tugire umwanya tuwushake, dutege amatwi abana bacu kandi tubashe kubumva. Urakoze cyane rero. Reka dusoze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi dushimira Pauline ku mwanya we yatanze kugira ngo aduhanure ku birebana n'ibyo dushobora kuganiriza abana bacu igihe nyine bakiri batoya. Burya umwana apfa mu iterura kandi igiti kigororwa kikiri gitoya. Mwabyumvise, yabidusobanuriye. Rero ni uruhare rwawe, nanjye nawe twumva, gukora kugenda none ukabishyira mu bikorwa. Turabashimiye rero. Ibiganiro bya Family Table TV byo nakagaruka naho ubutaha. Urakoze Pauline. Murakoze Christine. This is Family Table TV.